ugiye gukoza isoni abadayimoni bagera ku nda zibyara bakazibuza urubyaro. Haleluya, haleluya. Imana y'amahoro ibane natwe, Imana y'amahoro ibane namwe, Imana y'amahoro ikomeze kubagirira neza aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu. Tugiye rero kwigana ijambo ry'Uwiteka Imana riri muri Bibiliya yera. Turasoma mu isezerano rya kera, turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki, turasoma mu gice cya mbere, turahera ku murongo wa 4. Igice cya mbere kuva ku murongo wa 4 haranditse ngo, naho Edomu aravuga ati dukubiswe hasi ariko tuzagaruka twubake ahari amatongo. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati bazubaka ariko jye nzasenya, kandi abantu bazabita igihugu cyo gukiranirwa, kandi ubwoko Uwiteka ahora arakarira iteka ryose. Haleluya, haleluya. Imana y'amahoro ibane natwe idufashe kumva neza aya magambo, kubera ko umutwe w'amagambo uravuga ngo urukundo Imana ikunda Isirayeli. Hanyuma munyemerere nsubiremo aya magambo kuko arakomeye cyane. Naho Edomu aravuga ati dukubiswe hasi ariko tuzagaruka twubake ahari amatongo. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati bazubaka ariko jye nzasenya, kandi abantu bazabita igihugu cyo gukiranirwa, kandi ubwoko Uwiteka ahora arakarira iteka ryose. Haleluya. None uyu munsi twumvise amagambo aremereye, aho umwanzi ahiga, agahigira ubwoko Imana yishimira, agahigira ubwoko Imana yacunguye. Avuga ngo bazagaruka bubake mu matongo, ariko Imana ikavuga ngo jyeweho bazubaka nsenya, ngo kandi ngo bazakorwa n'isoni, bazitwa igihugu, bazakorwa n'isoni, ngo bazakorwa n'isoni, kandi abantu bo bazabita igihugu cyo gukiranirwa, kandi ubwoko Uwiteka ahora arakariye. Imana itugirire neza. Mu mibereho ya gikristo dufite ubuzima tubayemo, dufite byinshi byagiye ndetse biduhiga, dufite byinshi twagiye dukora bikanga, ariko inshuro nyinshi hari igihe tuba twarishyize kure y'urukundo rw'Imana, hanyuma tukajya mu bibyangwa n'Uwiteka, bigatuma noneho amasengesho yacu amera nk'abavuza induru iyo turi gusenga, kubera ko ijambo ry'Imana riratubwira ngo gusenga k'umunyabyaha kuba kumeze nk'akanwa kavuza induru imbere y'Uwiteka. Ariko nanone ijambo ry'Imana rikatubwira ngo gusenga k'umukiranutsi kugera kure cyane, gutambuka n'inyenyeri, ugakomanga urugi ukagera imbere y'Imana. Aha rero ndagira ngo tubanze dusobanukirwe neza, tumenye ngo se amasengesho dusenga aho ntabwo twaba tudasubizwa, bitewe n'uko Abedomu, Satani yamaze kwivanga, yamaze kwijandika mu mibereho y'ubuzima bwawe, nawe ukananirwa kumusubiza nka ya magambo y'ubutsinzi Yezu Kristo yamusubizaga avuga ngo haranditse ngo ntukagerageze Nyagasani Imana yawe. Ariko natwe hari amagambo tuba twagakwiye guhamisha n'akanwa kacu dusubiza Satani. Niba Satani agukururira mu busambanyi, ukamubwira uti haranditse ngo ntuzasambane, ayo ni amategeko Imana yandikishije. Niba agukururira kurya ruswa, ukabwira ngo haranditse ngo ntuzifuze kwiba cyangwa kwangiza iby'abandi. Niba agukururira mu businzi, haranditse ngo. Ibyo byose tukajya tumenya kubitsindisha Satani utugenza Umwedomu ushaka kubaka ku bugingo bwacu, akabwubaka ku musenyi, kandi bugomba kubakwa ku rutare ari we Kristo. Uyu munsi rero ndagira ngo twiyibutse neza ibintu bituma tudasenga,
ngo amasengesho yacu agere ku Mana nk'abakiranutsi, ahubwo tukamera nk'abavuza induru. Ibyo nitumara kubisobanukirwa nibwo turi buze kumenya neza igisubizo tugiye kujya dusubiza Satani igihe dusenga, kubera ko tumaze kumva ko urukundo rw'Imana, Imana yamye irahirira kera gutabara ubwoko bwayo. Kandi nawe muvandimwe, igihe ntabwo nanjye nawe turi ubwoko bw'Imana, ahubwo icyo tubura ni ukugomeza gusabana nayo, kugomeza kwiyunga nayo, bikomeze idutabara. Hanyuma rero birashoboka ko mu buzima bwawe Abayedomu barahiye ku buzima bwawe bakihutira kuroga, ariko uyu munsi Imana ivuganye nawe amagambo akomeye, iravuze ngo iraje gusenya. Barubatse ariko iraje gusenya, iraje kubakoza isoni. Mbese wabuze akazi, Abayedomu bubatse ku buzima bwawe, diporome yawe ese ntabwo uradepoza bikanga. Abayedomu birashoboka ko bubatse inkike imbere yawe, amahirwe ntukiyabona cyangwa se ntakugeraho, ariko twumvise Uwiteka avuze ngo aje gusenya ibyo Abayedomu bubatse mu buzima bwawe. Uratunga amafaranga ukayoberwa aho aciye, iyo ni inyatsi Satani aba yaraje kubaka mu buzima bwawe. Aba arimo akubwira ngo ntabwo ugomba gutunga amafaranga, ariko nawe uba ugomba kumusubiza ngo haranditse ngo Uwiteka aravuga ngo Abayedomu bazubaka ariko azasenya. Iryo ni ijambo na Satani ubwe azi ko ari ukuri. Iyo ugerageje kurikoresha nta negosiyasiyo yindi iba ihari, aba agomba kurekura, aba agomba kubohora iby'umugaragu w'Uwiteka. Ahubwo twebwe tubanze turebe ngo ese imibanire yacu n'Imana imeze ite. Iyo tugiye mu Magalatiya ibice 5 kuva ku murongo wa 16 kugeza ku wa 23, batubwiramo imirimo ya kamere, batubwiramo urugomo, batubwiramo ubusinzi, batubwiramo ubusambanyi, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke n'ibindi bisa bityo. Ariko ngo abakora ibisa bityo ntabwo bazaragwa ubwami bw'ijuru. Bagakomeza rero batubwira ngo imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ukugwa neza, ibyo ngo nta mategeko abihana. Rero buri wese aba akwiye kwisuzuma akamenya ngo ese ngewe nyoborwa n'umwuka. Niba utayoborwa n'umwuka w'Uwiteka, niba utayoborwa n'umwuka w'Imana, ubwo ufite indi myuka ikuyobora, ari nayo iza kukubuza ayo mahirwe, ari nayo iza kuguhagarika umutima, ari nayo ituma ukora ntibikunde, ari nayo ituma karande zigukurikirana n'inyatsi. Mu muryango hari nk'abantu usanga bavuga ngo byanze bikunze haba hagomba kuvamo umuntu wiyahura, haba hagomba kuvamo umuntu ukubitwa n'inkuba uko umwaka utashye n'ibindi bisa bityo. Ariko icyo gihe tuba tugomba kumenya neza ko urugamba rw'umwuka tuba turi mu kurwana, icyo gihe tuba twimuye umwuka w'Imana mu buzima bwacu, mu mibereho yacu, dukora bya bindi Uwiteka atishimira byo mu Bagalatiya, hanyuma tukaba dusa naho tutakigengwa n'umwuka w'Uwiteka, tutayoborwa na mwuka wera, ahubwo dusigaye dutwarwa na kamere, dutwarwa n'undi mwuka. Uyu munsi rero Nyiringabo Imana yaduhaye amahirwe, atubwiye ko hari ibintu aje gusenya mu buzima bwacu. Ariko ibyo bintu aje gusenya mu buzima bwacu, munyemereye tuze gusengera muri iri jambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki, ariko noneho tuze no kwiyambaza Yesaya 55 ibice 6. Baravuga ngo dushaka Uwiteka bigishoboka kabonwa. Bavandimwe, ibihe tugezemo, ibihe turimo ni bya bihe ubona ko isi isumbirijwe, ni bya bihe by'ubuhenebere kuko bigenda bigaruka muri Timoteyo wa 2. Rero ibyo bihe turasabwa gusenga, turasabwa gushaka Uwiteka bigishoboka. Kandi gushaka Uwiteka ntabwo ari ukuzinduka ngo ukarabe ngo ujye mu rusengero, oya, ibyo Satani ntabitinya, ntabura kugutera. Gushaka Uwiteka ntabwo biri buze kugaragarira mu gutura amaturo menshi, ntabwo biri buze kugaragarira mu gutanga icyacumi, ntabwo biri buze kugaragarira mu kubakira abakene, oya, biraza kugaragara nk'uko tubisanga muri Yesaya igice cya mbere kuva ku murongo wa 18 kugeza ku wa 20. Uwiteka aravuga ngo mureke tujye inama, ibyaha byanyu naho byatukura tukutuku,
bikaba nk'umuhemba. Ndabababarira bise na sheregi, bise n'ubwoya bw'intama. Ngo uwumvira uko guhamagara k'Uwiteka bakajya inama agasaba imbabazi agaca bugufi, ngo azarya ku byiza byo mu gihugu. Ngo ariko ngo uwanga kubyumvira, uwanga guca bugufi ngo asabe imbabazi, mbese akigumira muri ya mirimo ya kamere, uwo nguwo inkota nta kabuza izamurya. Ibyo turabisanga muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18 kugeza ku wa 20. Hanyuma rero bimwe mu byo Edomu, mu byo Abedomu bubatse mu buzima bwacu, harimo no kuguma guhera ku ngoyi y'icyaha, guhera ku ngoyi y'icyaha, kubera ko Satani yahigiye ko azubaka ku buzima bwawe, azabuhindura nk'itongo. Niyo mpamvu Uwiteka avuga ngo muze tujye inama, nitumara kujya inama nanjye mbakubitira aba Edomu, nanjye inyatsi nzikubite, kubatwa n'ubusinzi n'ubusambanyi mbikubite, kubera ko mwamaze kwihana kandi mukihanira kureka. Noneho nanjye ntugeze uzarya ku byiza byo mu gihugu. Ibyiza byo mu gihugu ni igihugu cyo mu ijuru batubwira, ariko n'ubundi turabizi neza ko umukiranutsi ijisho ry'Uwiteka rimuhoraho. Ubwo rero gukiranukira no muri iyi si ni akarusho, ni byiza cyane, ni inyungu zanjye, ni inyungu zawe. Uwiteka rero avuga ngo bya bindi byose byagufasheho ijambo, yaba inyatsi, zaba indwara, bwaba ubusinzi, bwaba ubusambanyi, bwaba ubusambo, bwaba ari ubwoba, bwaba ari ubukene bukabije, ibyo byose Yesu yarabirangije ku musaraba. Kuko ngo ijambo ry'Imana tubwira ngo ubwo Imana yaduhaye Yesu Kristo kugira ngo aze kwitangira ibyaha byacu ku musaraba, nta cyamubuza kumuduhana n'ibindi byose. Kandi ijambo ry'Uwiteka Imana rikavuga ngo nimwiganyire ibyo kurya n'ibyo kwambara kuko nzi ko mubikeneye. Niba nambika uburabyo nkagaburira inyoni zo mu gasozi, kubera iki mwebwe muhangayikwa n'ibyo? Ikigomba kuduhangayika no gushaka ubwami bw'Uwiteka Imana no gukiranuka, ibindi byose bikaza ari inyongera. Ibyo rero twabibonye muri Yesaya 55 ku murongo wa 6, dushake Uwiteka bigishoboka kwabonwa. Dushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa, ibindi byose bizaza ari inyongera. Birashoboka ko rero nawe wumvise Abedomu barubatse ku buzima bwawe. Hari igihe tuba turwana n'imyuka mibi tutabizi. Iyo urebye muri Daniyeli ibice 10 umurongo wa 13, tubona ko Daniyeli yari amaze iminsi yakoze amasengesho y'ibyumweru 3, ubwo bihwanye n'umunsi 21. Ariko ngo Daniyeli agitangira gusenga, marayika w'ijuru amutumweho ngo umutware w'abaperesi aramutangiye. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko hari umwuka w'abadayimoni ujya utangira amasengesho yacu, ugatuma atazamuka akagera agomba kugera, n'ibisubizo akabidindiza. Ariko ni ukuvuga ngo aba Edomu bubatse mu kirere cyacu, mbese mu isi y'umwuka ubayeho ute? Aba Edomu ntabwo baba barubatse sisiteme ituma usenga ntusubizwe, ituma usenga ntibigerweho. Ariko Daniyeli ngo ku munsi wa 24, urumva yari amaze iminsi 3 asoje amasengesho, ngo umarayika w'ijuru amutumwaho, araza aramubwira ngo Daniyeli ukundwa, mugabo ukundwa, ugitangira gusenga ku munsi wa mbere, isengesho ryawe ryarumviswe, n'ubutumwa bwiza burakohererezwa, ariko natindijwe kukugeraho n'umutwaro w'ubuperesi wantambamiye. Marayika Mikayire niwe waje kugira gute kundwanirira, niwe dufatanije intambara, none nje kugusobanurira bya bindi byose wasengeraga. Ubwo ni ukuvuga ngo mu kirere Daniyeli yasengeragamo, umutwaro w'ubuperesi yari yamutangiriye. Aba Edomu bari barubatse hagati y'amasengesho ye n'ijuru. None natwe tumaze kubona neza ko mu isi dufite imyuka turwana nayo, kuko iyo turebye neza mu Befeso ibice 6 tubonamo ko ngo ntabwo turwana n'ibifite inyama n'amaraso, ahubwo turwana n'imyuka mibi yahanutse ahantu ho mu ijuru. Biratwumvisha neza ko gusenga kwacu turi mu rugamba. Muri Yobu ibice 7 ku murongo wa 1, niba ntibeshye, baravuga ngo ndi muri iyi si mfashe igihe mu ntambara. Ikibazo dufite rero nk'abakristo, tuba twifata nk'aho tutari mu ntambara, ariko aba Edomu mu buzima bwacu
hari yadushyiriyeho imipaka. Ntabwo tugisabana n'Imana uko bikwiye. Mbere mbese abantu bagikizwa bari bari mu Mana, nta businzi, nta busambanyi, nta busambo, ariko barakubikora uko bashaka. Abantu barajya kuririmba imbere y'Imana ku rutambiro, bari abasinzi, ari abasambanyi. Abavugabutumwa bamwe na bamwe ugasanga barabwiriza ubutumwa bwiza, ariko mu mitima mo imbere Abayedomu baramaze kubamunga imitima. None rero nawe umaze kumva neza ko amasengesho yawe, ibibazo uhura nabyo, hari Abayedomu baguhigiye, abadayimoni baraguhigiye, inyatsi na karande bikakugumaho, ukajya usenga ntubone ibisubizo. Ariko tumaze kubona ko Abayedomu bamaze kubaka urukuta rw'amasengesho yacu. Ubu rero nahacu ho kuri turi ibyo ngibyo byose, kuko Uwiteka aravuze ngo aje gusenya ibyo byose. Rero turaza kubiheshwa no guca bugufi, tukajya inama n'Uwiteka. Reka rero niba umaze kumva ubu butumwa, ukaba wumva hari aho nawe amasengesho yawe yatambamiye, hari aho Abayedomu baje kubaka mu buzima bwawe, unyemerere ucishe bugufi umutima, dusengane Imana kugira ngo ibyacu Abayedomu batambamiye, guhemuka mumaze imyaka 10 ukora, umushahara wabuze amafaranga hajya, ubusambanyi utazi uko bimera nawe wisanga wabugiyemo, uburwayi bumeze nk'uruhererekane mu muryango, uburwayi busanzwe bw'umubiri, hari n'ubwa roho. Nagira ngo rero uce bugufi mu mutima, ducire bugufi Uwiteka, maze nawe tumwegurire ubuzima bwacu bwose, maze nawe atembagaze Abedomu mu buzima bwacu. Haleluya, haleluya. Data, mu izina rya Yesu turagushimye kuri Imana ikomeye, tugushimiye urukundo rwawe umaze kudusobanurira, tugushimiye kudusobanuriye inzira ushaka ko tunyuramo, tugushimiye kuduhishuriye ko Abayedomu bubatse ku buzima bwacu, tugushimiye isezerano duhaye ko uje gusenya, ugiye gukoza isoni Abayedomu, ugiye gukoza isoni abarozi, ugiye gukoza isoni inyatsi, ugiye gukoza isoni abadayimoni batubujije kudepoza ngo tubone akazi, ugiye gukoza isoni abadayimoni bagera mu rubyaro rwacu bakaruhungabanya, ugiye gukoza isoni abadayimoni bagera ku nda zibyara bakazibuza urubyaro. Turagushimira ko Mwami utubwiye ko ugiye kugera ku banyeshuri, bya myuka mibi batwara ubwenge ukayirimbura Mwami. Turagushimira rero ko ugiye kujya mu kazi aho dukora, ugasenya imyuka mibi ituma tugira umwiryane n'abakoresha n'abakozi bacu. Mwami mwiza rero ndakwingingira kugira ngo nk'uko wandikishije ijambo ryawe ukavuga ngo ibyo tuzasaba mu izina rya Yesu Kristo tuzabihabwa. Nyemera rero ubwoko bwawe bwumvise neza Mwami amagambo yawe, bwumvise neza ko ukiza, uje gukiza, uje kubohora. Reka imitima ice bugufi Mwami, batekereje mu mitima ibyo bakugiriye bidatunganye. Mwami ndakwingingira kugira ngo ubagirire imbabazi, kuko isezerano ryawe ni ukutubabarira, kandi ijambo ryawe ryakubwiye ngo tugushake bigishoboka. None dore dupfukamye imbere yawe, tugarutse munsi y'umusaraba, kandi turabizi neza ko Kristo yababariye igisambo igihe yarabambanywe nacyo ku musaraba. Natwe rero turakwingingira kugira ngo utubabarire Mwami. Dore ubwoko bwawe Mwami, abasore baciye bugufi Mwami, abakobwa baciye bugufi, abapapa n'abamama baciye bugufi, abana bato nabo Mwami bari kutwumva baciye bugufi. Mwami Nyiringabo Imana, barakwingingira kugira ngo bahe imbabazi, maze ubuntu bw'imbabazi ugira Mwami uboneho gusenya Abayedomu bubatse ku buzima bwacu. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo, ndategeka kugira ngo Mwami ababuze akazi uyu munsi Mwami usenye Abayedomu ku buzima bwabo. Amasengesho yahagaritswe Mwami n'Abayedomu uyu munsi agomoroke. Marayika w'ijuru atangira bakoreho, atangira bahumurize ababuze urubyaro, kubera ko Abayedomu bahigiye ku nda zabo zibyara. Kandi Mwami Nyiringabo wahigiye kuje gusenya na busenye babona urubyaro. Mu izina rya Yesu Kristo, abaheze kwa muganga bahejejwe n'ubuzima bubagoye, ubuzima bw'uburwayi bw'indwara z'umubiri n'ubuzima bw'indwara z'umwuka, turakwingingira kugira ngo rero Kristo utegeke mu izina ryawe uyu munsi Abedomu bahagarare ku buzima bwacu.
uyu munsi mwami ubusambanyi bucike mu bagaragu bawe, ubutinganyi burangire mwami, nubishaka Kristo uyu munsi ushyireho iherezo ku bayodomu bubatse ku buzima bw'abantu bawe, abari kumva ubutumwa Kristo mbasabiye kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Niwe wandikishije amagambo yawe, ibyo tuzaboha ngo bizabohwa. Uyu munsi mboshye nyatsi na karande, mboshye mwami abadayimoni babuze urubyaro, mboshye mwami abadayimoni batera kwiheba no kwiyahura, mboshye bya bindi byose mwami, bya bindi byo kuvuga nk'uko umwaka utashye abantu bakubitwe n'inkuba, abantu biyahure, abantu bicwe n'uruzi, byose turabihagaritse mu izina ryawe. Twizeye urukundo n'ubutabazi bwawe. Urakoze Kristo, izina ryawe rishyirwe hejuru. Haleluya. Reka tuzahura undi munsi mwami dushima imirimo n'ibitangaza wakoreye